abakurusha amafaranga bitwara umugore papa ufite amafaranga ufite amafaranga ubundi njyewe navuye mu kiganza gufana ndayikunda nisha akazi kanjye kamemba buri kwezi wica umwanya wanjye ndagufaniraje sibyo naho no mu ntara njyayo njye ntabwo ndi umufana papa njye ndi umukunzi ariko ikintu kimbabaje uriya muteza ni ikimara arafite itambo akamwicara akavuga sore mogo niba basore mogo bamutera umugapiteni igitamba cy'umugapiteni bakamera kuri hasi koko cya mbere cyavuye kuri sore mogo aribonye nawe wabihari bamuhaye baro sibyo aho kugira ngo apase umukinnyi wa resiporo apasa wakeye arangije aho kugira ngo umugaride nawe aho kugira ngo afate umupira ahubwo awugarura mu izamu gatatu sibyo ariko ni ukuvuga ngo uriya muteza ntabwo namurenga ni mushyashya ariko ntabwo azi kwiga umukino ntabwo arekeye gufata abakinnyi bashyashya urumva abanyamahanga bashyashya sibyo babashyire mu kibuga ndashimira Jesus ni umwana pe yabaye mu kipe y'abana sibyo uko biri njyewe navuze ngo nabonye kare akina aresha uriya mukinnyi wa peri karita yavuga ati biraza peri ndabyizera pe nabyizeye ngira ngo biraza gukunda ariko ndababaye uriya mutoza yavuye ahantu yavuye nawe yarivugenze nta kipe njyamaramo imyaka 3 sibyo urumva ati maramo umwaka umwe byakura cyangwa bitanga nkagenda sibyo kandi ikipe zose yagiyemo nta gitego yatwaye sibyo none dufite match kuwa gatandatu bamurekera muri rero cyangwa bamusezera uriya mutoza tureka tumuteze match yo kuwa gatandatu niyo match tumuteze nimba adafite kureba abakinnyi bamaze n'igihe sibyo tabagure yawe tumuke mwiza rero ntabwo narenganya Simana ntabwo naburenganya ikibuga mu Rwanda gikiniyemo ariko nawe ntabwo urabonye baro wese umukinnyi yakina kuri atabonye baro ariko umutoza njye gutanga umutoza yafashe cyangwa kuwa aramwicaza ashyiramo seremoni nigute ashyiramo seremoni ubundi njyewe ndaye ndi umuyobozi wo muri siporo uko birukanye abandi bakinnyi bagabo yabuze umwanya wo gukina bagabo yabuze umwanya wo gukina bagabo afite ibishoti nakunda agapita bagabo yajyaga mu kibuga wagira ngo ngumbaga ariko yabuze umwanya wo gukina ubona yo kwirukana sefu birukana serumogo bakajyana benda bana kabareye dutuma n'abasirimu dutuma n'abasirimu nabareye twarakize okay reka mbyemere ko turatsinze ese ko mwatsinze ariko ikiba guri ubundi wari wakinyi bataraye wende kandi urabyumva gute kuba utsinze ibitego bine kuri kimwe wari ubizi ibyo nabatera itatu nari nzi ko uwo munsi nongezamo kumpesi ya kane
bikaba binukira rwose. bashiki bawe batsinze 4 batsinze 4 abareba n'abagore batsinze n'abagabo bamaye amazi kongera ibihumbi 40 kuri imwe. Jenga papa cyangwa Nyakabungo buriya umuntu aguhaye ubwa mbere agomba kubona ubwa kabiri. buriya usabye umugore urugi wawe warujyayo ngo impamvu ikubwiye ni madamu wanjye kuko ari madamu wanjye ugomba gusaba everyday buri munsi wabukubise buriya uzi kuvoma umupira wagiye ku mugezi wageze ku ipombe kugira ngo uvome amazi yo ku ipombe ubanza ukanyonga gupomba urabizi rero madamu wanjye yego ntabwo nabura gupomba pole bivuze ngo ndiyo mwendo igikombe kijya muri aperi kigomba gutaha noneho yatangaje ngo iki yatangaje ko dutsinda bingana umbase vuba boryo reka mubwire biriya polisi iri ku mwanya wa mbere biriya mwanya ntabwo ari uwayo twajasobanutse byamaze kuba mu mucyo ejo bundi ndabizi ko ugende uzi ikintu ngutumye yego utubwirira ikintu nkubwiye yego ugende ubwire wa Nyanza na Rwarutabura yego abereka Pacyango yavuze ngo ibyo yambwiye ngiye nguranga mu gikazi ni kazi ejo turaturi wowe umubwire ngo ubase umubwire arabireba jewe icyo mvuga nk'umureyo mani zabaye cyuma guturuka igasibo umurenge wa Gitoki ikipe iratubabaza dore ngo mba nanze gushiramo jezi suko mba nazize ariko ikintu ndi kubwira abareyo bihangane ikipe mbonye nimara kumenyerana izakina umupira ku cyiciro cyayo rwose kandi ikomere ntihabe gutagarana no gutakana bashikame bakomere ikipe ubuyobozi bw'inzibacyuho bwakoze twabonye defense nziza n'ikipe yaturushije none reka nkubaze ndakumva neza nyuma yo gutsindwa igitego cya gatatu nabonye hari abareba batangiye kurira yo kwarika je munda hayisanani munda hahise yakurya ariko nizere ko wihagazeho nk'umugabo je nihagazeho nk'umugabo kuko ntabwo waza wifunze guca utihagazeho nawe urabireba uriya mutoza wanyu uramubwira iki akora iki ikintu umubwira yakiriwe n'intare nicyo nkubwira ikindi umbwirira abayobozi bazane abakinnyi bafite iki igihaha urafatisha serumogotogwi ni nko gufatisha urukwavu imbogo ntabwo bikunda nusimbura ushaka ibitego ukazana fisito nta kintu uri bubuzanye urumva imbogo iyo ushaka kuyitsinda uyitega ikigoyi ntabwo uyitegesha imarasasi twaraguze n'ikipe itamenyera wowe uri umwape turi mu mahoro umeze neza ndakomeye njye narababwiye ngo yambwira abareyo benshi tuba turi kumwe babwira ngo iyi APR nta bushobozi mufite buzashobora kuba bwahagarika APR n'iyi polisi iri ku mwanya wa mbere iyi ubona ndaguha igihe kitarengeje ukwezi kumwe nayo iraba yawuvuyeho ndaba nawisubije ntabwo mwebwe nimuzafate ikipe ikiza ngo muyihuze n'ikipe imenyeranye ntabwo bigeze ubwira aho gusobanurira n'utugaye intege zacu n'ibyaye ngo waba afite ababurira iminyinya bagira ngo ni ihanda wowe ubaye uri umureyo waba waranasase kuko duhura n'agahinda kenshi nimba ikipe ikoresha hijira miliyoni n'igice y'idolari indi kurya imana afasha aho ngaho wakavuze ngo nawe abantu barama niwo gufata umuntu w'ibiro 30 ngo umubwira ngo ikorere kilo 100 hari ibimusumba ikipe irajya ku isoko ikazana watara uhemba $9,000 reka rero mbagire inama aho kugira ngo uzicwe n'agahinda uzafata uriya mwenda wa reyo ushyire ku ruhande uze tukwereke jezi nzima urayibona dore iyi jezi iyi ngiyi ubona ni ikipe twarazwe n'abavandimwe oya iyi ni ikipe twarazwe n'abavandimwe ngiye gushaka icyo kunywa
bashaka ikibazo ni umugore mwiza uzayinumita si ubwa mbere si ubwa kabiri bivuga babwire rwose si ubwa kabiri bivuga uwatsinze Rayon Sports kuri Pele Stade ku mahoro ngo bafungura amahoro si ubwa mbere si ubwa kabiri Rayon Sports ku mahoro na Miranzi irabizi cyakira umurezi kubaho avanemo jezi ya Rayon Sports aze mwambike ya EPR bamubwira rwose wereka ni ukwereka ko uriya umureyo agiye kugandukira aperi buri umuvandimwe iyo azanye sonde ari kugandukira aperi reka mubwire ukoreye turasangira umuvandimwe ubumwe ubunyarwanda aya makipe yose bivuze aperi bivuze ingabo tugereye tukavuga umuturage abaho guhuriza hamwe rero ntabwo oya w'inyorosi umukara n'umweru reka musome kugira ngo ufitiye urukundo mwari mutiguriye ariko nawe wapi oya baza wejewe urumva icyo ndikubwira ntabwo yakomeretse urumva yego neza ibyo murabifite urumva amafaranga murayafite ariko mwivuga ngo mwapiga ntare erega oya yewe urwaye uri hari yawe bifite urwego ufite niyo mpamvu nakubwira ko niba rugasara nta kibazo gihari uzasure mu mutara mugabire wongere uzamuke reka mubwire ariko rero mbonye umuriro w'umukungu amabura mwiza ariko buriya nujya kuvuga ikintu waje wizeye intsinzi yari amagambo nari mwatangaje njye ntabwo njya naraza mbere nta muntu uza gukina yizeye intsinzi ikirenge ubwira mwagiye mbere y'umukino umva nshuti yanjye niba futuboro uyimenyereye ubundi umukino ugira ibintu ni bitatu gutsindwa no kunganya rero iyo uri umufana mukuru nanjye uza wizeye kimwe muri cyo niyo mpamvu ishaza rimba agomba kurihagararamo kari ngasohoka mbyimenyeye hano ntirigaragare ku jisho urumva ku buryo nari butahe ngo nyogokuru amaze ku mwuzukuru wanjye byagenze urumva ku buryo nari butahe ngo ndeke kwinikiza inka n'iz'uburanga urumva ariko icyo nkubwira cyo uba umeze nk'umuntu uri bugere mu rugo se n'urugera kandi ubu ndi kurya ubu uri kumwe ntabwo uri kurya dore ngaha ndabikubwiye uzabwire ujye wicara ikibagiro usome ujye wicara utekereze ko iyi aperi hano ni mu rugo aha ni mu rugo aperi yafunguye inezidadi ivuguruye aperi yafunguye itsinda rwose ko izagaminya itsindiremo paka ntabwo umureye yaza kugutsinda hano ku mahoro Tereze Poro ushaka izazane Messi izazane Cristiano w'abasaza zibamenye ko yazane Gishweka n'umwana wacu urabizi yareragwe na Ndori yareragwe na Bakame urumva ugeze nawe yuke na Ndori urumva Gishweka twabamureze ntabwo imenyera ngo zitage z'ibyatsi iza gukora hariya aperigeze ubona uza kuhakorera yari rwose yimenyereje yasuye itsinze bine bayipinone yo muri asite nasiyonari umva naje mbabwira ko ari bibiri ariko kubera abakinnyi bazi uburemere bwa maci kubera barafinda uburyo azi maci kumeze bongeyeho bibiri ibitego bine ndagira ngo mbwire Rayon Sports ati izina Rayon Sports ni irya kera ahubwo rero izina rya Rayon Sports waririmbye umuntu akandika Marine urumva agahinduramo Marine ikagira inzira dore niyo na Marine ese barajya bambwira ngo niyo nyine na Marine n'ibitsinda byinshi iyo bitsinze ringahe si bine n'ibitego bine none se nayiguzira ngo ni Gishweka nyamara ishimwe Pierre yarababwiye ngo wirukane umugore uri buniguswa uri mirabunguri Gishweka baramubonye bamuhekeje muri Kongo bamuwambutsa umupaka bamugarura mu Rwanda urumva ikimenyi na Gishweka arameze amezi atandatu adakina
umuntu uguze gishweka mu mwaka umwe agenda miliyoni 2 ziriya miliyoni bazimaye basi bajya zifashisha mu gukemura ibibazo. Ndi ku ruhande rwa APR ku mutima rwose icyatumeze gute kuba batsinze ibitego ngewe ku bwanjye kuba twabashije kuba dutsinda rero ibitego 4 ndishimye nawe urabibona. Ikindi kibitero ubu naho ntarya ibyishimo ku mutima APR cyane njyewe ariko kuba naje nambaye gutya njyewe no gusinyagurira igikombe n'igiko bikubita ariko turabona isisirase tuzikurikiranye muri uyu mwaka n'isirase ariko bakavugura bro nako tutakize ariko umunsi umwe bizakunda naza guturuka urusizi rwawe rwatakaye nta kibazo nagize reka nawe ariko bose bareganije nawe uyu munsi wa none umunsi umwe imyaka 3 yose yagahinduye nta kibazo uzajya bikunde aperi nta kibazo sitasiyo ya Petero n'abagore bacu nta kibazo bizakunda nta kibazo nemeye genda utuze ntabyo ishaka ntayemereye ndi ku ruhande rw'ikipe bita APR cyane ku mutima imbere cyane bro. Uyu munsi ngomba kurya inyama kuko Skol uyu munsi ndayikarama